Hello friends, mumeze mute? Sinizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mukomeje kugira KTV skills. Uyu munsi reka dutangire gutya. Mana nkuko wafashaga basogokuruza nako zadufashiriza ingegera yacu Ku gakote yambariraho umupira mo imbere, ku ngofero ihora mu mutwe, kuri masike ndetse n'akajwi ke biri muri bimwe abantu bamukundira cyane. Ka kajwi ni muntu ki? Ese yize he? Avuka he? Afite imyaka ingahe? Ese ninde? Nyina ninde? Se ko muba mwumva bavuga ngo umuhungu wa Gatanazi? Ese koko Gatanazi ni se? N'ibindi byinshi utari uzi ndaje mbikubwire. burya umugabo nukubita umugore akahukana ntajye kumureba ngahorana ikibando munsi y'igitanda ngamanywa nijoro ngwaharanira kubimbwa mu muri. Byagorana kuba ukoresha imbuga nkoranyambaga ariko ukaba utazi ka kajwi. Yavukiye Iburasirazuba, yavukiye mu muryango utifashije cyane kuko yagiye bodingi ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye kuko amafaranga bo bagendaga bayabona. Byinshi mwibaza kuri Gatanazi si ahubwo ni umuturanyi, bafashanyaga muri byinshi bagakorana mbega byinshi bitandukanye nk'ubucuti kuko ari nawe wafashije ka kajwi kuba yaza kwiga muri Amerika. Ka kajwi ubu yiga muri Amerika ibijyanye na siyansi na tekinoloji. Ntiyagiye wenyine, yajyanye na mushiki we. Ubu bombi babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akanyuzamo akikorera n'utu tuntu twe tubasetsa cyane. Bivuze ko ka kajwi ubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo atamaze igihe kinini. Ka kajwi yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, hari kugeza na n'ubu nta muntu urabona ifoto ye cyangwa se ngo avuge ngo njye ka kajwi ndamuzi neza kuko no kubona amakuru ye ni ibintu bigoye cyane ariko gusa hari amafoto yigeze kujya hanze bamuvuga ko ngo nguyu ka kajwi ngo twamubonye, gusa katuze tuyanarize natwe tuyagereranye turebe kuko se uyu ni ka kajwi cyangwa se n'uwamwita yabeshya ntabwo ari ka kajwi. Kanze turebe amafoto mfite hano, namwe muze kumbwira muri komenti se uyu ni ka kajwi. Mwibutsa gukora subscribe aho munsi, urayikinge ino video, ukore share ndetse no ku bandi bantu bawe ba hafi bamenye ibya ka kajwi muri make. Kora subscribe aho munsi, ni inkunga ikomeye cyane kugira natwe turebe ko hari aho channel yanyu kandi yacu yagera higera. Ese mukurikije uko mubona kuri screen uko musanzwe muzi ka kajwi uyu niwe wa nyawe cyangwa gusa hari n'indi foto yaturendinze cyane ngo niye muyirebe namwe muze kundi nze tureba ese niwe. Gusa nyine urabona ko ku misatsi bajya kuyihuza, urabona ko yo bijya kumera ku misatsi yo ntabwo wayishingira ahubwo batureye muri izi ifoto zingana. Urabona ariwe koko? Murabona ko uyu nguyu ashaka kuba atari ka kajwi kuko ukuntu ifoto ingana, iyi foto yindi y'undi muntu bavuga ko ari we ni nini cyane kurusha iye kandi urabona ko ka kajwi yifitiye size iringaniye bivuze ko ari we ka kajwi umaze kugera YouTube channel imaze kugera 2020 rwose yahawe n'igihembo ejo bundi nk'uko yabivuze. Kiriya cya Gold Silver afite 39,000 kuri Instagram, 206,000 n'abantu 900 kuri TikTok. Ntabwo abo kabisa, felicitation ararenze cyane. Ikindi wamenya ni uko hari umugore umaze iminsi umwitira ngo ni nyina, ngo ni mama ka kajwi, gusa ibigaragara byose we. Aha ni muri Amerika, uyu niwe nyina wa ka kajwi. Ka kajwi agejeje nyina muri Amerika.
nshimira wowe wafashe umwanya wawe ukareba iyi video mpaka igeze ku musozo. Ni inkunga ikomeye kandi mukomeze gukora subscribe aho munsi, like, share ndetse na comment mutubwire icyo twabagezaho. Ciao ciao, Imana ibarinde.